upendo wa Yesu ni upendo. Amani, amani, amani wa Yesu ni amani. Mu rugo niryo rerero, wowe mama na papa nimwe barimu n'abana bamaze gukura, mukabyara mukagira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mwabona umuntu atagishoboye kujya guhinga no kujya ku isoko, ntimumufate nkaho ntacyo agishoboye, mukamenya ngo uyu nguyu nawe noneho mu muryango ko ari umuntu abonera umunezero, mu muryango ko ari umuntu abonera urukundo, mu muryango kuko ari umuntu abonera gufashwa muri ibyo byose, na wa wundi kugeza igihe azatahira iwabo mu ijuru ukaba ugikomeje kumwitaho. Nyuka k'umuryango, izi ntambara zijyanye n'umuryango ntabwo ari ibintu byaje nk'impanuka, kuko Imana ikimara kugira umushinga wo kubaka umuryango, Satani yahise agira umushinga wo gusenya umuryango. Mugome mu mugambi w'Imana wo kurema umuntu, mugome mu byo Imana yashakaga, ngo mugume mu byo mwumvise bwa mbere, ngo nimubyumva mukabigumamo nibwo muzaguma mu mwana no muri se. Hallelujah, amen. Yes, amen. Hallelujah, amen. Yes, amen. Hallelujah, amen. Wagukoreye wikoreye amaboko, ujuheruka urahebuje, niyo mpamvu nzagukorera. Nawagukoreye wakozwe n'isoni, wagukoreye wikoreye amaboko, ujuheruka urahebuje, niyo mpamvu nzagukorera. Amen. Wagukoreye wakozwe n'isoni, wagukoreye wikoreye amaboko, ujuheruka urahebuje, niyo mpamvu nzagukorera. Amen. Amen. Uri Mana yanjye, haleluya, amen. Uri Mana yanjye, haleluya, ewe ni Mungu wangu, haleluya, amen. Wewe Mungu wangu, haleluya, amen. Wewe Mukama wange, haleluya, amen. Wewe Mukama wange, haleluya, amen. Ndiye mowa Jésus, haleluya, amen. Ndiye mowa Jésus, haleluya, amen. Yes, azambe nanga, haleluya, amen. Yes, azambe nanga, haleluya. Oh, uri Mana yanjye, haleluya, amen. Uri Mana yanjye,
biragwiriye bibagiwe umuremyi ibihe turimo ibihe bya nyuma ibyaha by'abantu biragwiriye bibagiwe umuremyi bibereye kubibanezeza bikundiye iby'isi ariko umwami Yesu ugasaza azatwara ab'imitima iboneye ariko umwami Yesu ugasaza azatwara abiboneye bibereye kubibanezeza bikundiye iby'isi ariko umwami Yesu ugasaza azatwara ab'imitima iboneye ariko umwami Yesu ugasaza azatwara abiboneze twiboneze igihe kikiriho kuko hari igihe bitazashoboka Yesu naza azatwara ab'imitima iboneye Yesu naza Yesu uzaba witeguye kujyana nawe twiboneze igihe kikiriho kuko hari igihe bitazashoboka Yesu naza azatwara ab'imitima iboneye Yesu naza Yesu uzaba witeguye kujyana nawe. Hallelujah. Yes. Imbabazi z'Imana ni nyinshi urukundo rwayo rurahebuje ikura mu byaha igatanga ubuzima ngwino nawe ikubabarire imbabazi z'Imana ni nyinshi urukundo rwayo rurahebuje ikura mu byaha igatanga ubuzima ngwino nawe ikubabarire imbabazi z'Imana ni nyinshi urukundo rwayo rurahebuje ikura mu byaha igatanga ubuzima ngwino nawe ikubabarire byaba byinshi ntibyasumba imbabazi zayo ngwino nawe umwakire urabona amahoro yuzuye ngwino nawe umwakire urabona ubugingo uhoraho nawe ibyaha byawe byaba byinshi ntibyasumba imbabazi zayo ngwino nawe umwakire urabona amahoro yuzuye ngwino nawe umwakire urabona ubugingo Oh, imbabazi z'Imana ni nyinshi urukundo ruyuzuye rurahebuje ikura mu byaha igatanga ubuzima ngwino nawe imbabazi zayo
Zaburi 147 tuyisome. Wa mwana wa riteraga indirimbo ahita itera ni 178 niba nibesheko turayiririmba. Ubwo worship team muzamura indirimbo twakurikijeho. Haleluya. Kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe nuko igikundiro kandi gushima kurakwiriye. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli, akiza abafite imitima imenetse, afuka ingoma z'imibabaro yabo. Abara inyenyeri azita amazina zose. Umwami wacu arakomeye, ni umunyambaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi akabageza hasi. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze, muririmbire kunanga Imana yacu ishimwe. Itwikirize ijuru ibicu, itunganiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi ku misozi, igaburira amatungo ibyo kurya byayo, n'ibyana by'ibikona bitaka. Imbaraga z'ifarashi sizo Imana yishimira, amaguru y'umuntu siyo inezererwa. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Yerusalemu shima Uwiteka, Siyoni shima Imana yawe. Kuko yakomeje ibihindizo by'amarembo yawe, yahaye umugisha abana bawe bo muri wowe. Agira igihugu cyawe kuba icy'amahoro, aguhaza amasaka ahunze. Yohereza itegeko rye mu isi, ijambo rye ryiruka vuba cyane. Atanga shelegi nk'ubwoya bw'intama, asandaza ikime cy'imbeho nk'ivu. Ajugunya urubura rwe nk'ubuvungukira, ninde ubasha kurwanya imbeho ze? Yohereza ijambo rye akabiyagisha, ahuhisha umuyaga we amazi agatemba. Amenyesha abayakobo ijambo rye, amenyesha Abisirayeli amategeko. Yandikishije n'amateka ye, nta rindi shyanga yagiriye atya, amateka ye ntibayamenye. Haleluya, haleluya, haleluya. Turirimbire ya ndirimbo tuyitekerezeho, tubare imigisha y'Imana iduha. Erega ni myinshi natangaje. 178. Wakomeye ugiye ubonye ko bicitse pe, yubara imigisha yawe ukwigana. Erega ni byinshi yo gutangaza, ariyo migisha nona. Ugira ngo ntibikibanganirwa, narayamigisha Imana igiguha. Umutima ushyike muda wishimye, ariyo migisha nona. Imana yakuganiye
kabiri nabonye ineza yawe mana si rimwe si 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 kabiri nabonye urwanirira mana si rimwe si kabiri nabonye ineza yawe mana si rimwe si kabiri nabonye ukiza indwara mana si rimwe si kabiri nabonye ineza yawe mana si rimwe ni kenshi nabonye utsindira mana si rimwe si kabiri nabonye ineza yawe 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 mana si rimwe si kabiri nabonye uturengera mana si rimwe si kabiri nabonye ineza yawe ahari amarira ahari amarira Yesu wahinduye umunezero ahari ibibazo ahari kwiheba Yesu wahinduye umunezero ahari amarira Yesu wacu wahinduye umunezero ahari kwiheba ahari kurira Yesu wacu wahinduye umunezero ahari kwiheba ahari kurira mana yacu wahinduye umunezero ahari amarira ahari amarira Yesu wacu wahinduye umunezero ahari amarira ahari kwiheba Yesu wacu wahinduye umunezero ahari amarira ahari kwiheba Yesu wacu wahinduye umunezero Marira wahinduye umunezero ahare kurira wahinduye mu munezero ahari kwiganyira wahashyize ibyiringiro bizima ahari gutsika intege wahashyize imbaraga mana dukomeze ugenda ahari salama kwa Yesu ni salama 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 kwa Yesu ni salama aye salama 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 kwa Yesu ni salama tugira gucha salama 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 oh kwa Yesu ni salama aye salama 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 kwa Yesu ni salama upendo upendo
icyubahiro salama salama Yesu nashimwe. Ntawe ushobora kumbaza ngo kukiwishe liturgy ntabwo nayishe. Haleluya. Ijuru niritwishimira nawe urishima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ijuru niritwishimira nawe urishima. Ariko nubwo nabijyana muri gahunda rimwe kabiri ijuru ritishimye ntacyo byaba bimaze. Imana ishimwe cyane. Ndifuza ko ijuru naryo ryishima ko twateranye. Tugiye gusenga, uburyo tugiye gusenga kuratandukana nuko dusanzwe dusenga. Turasenga muri iyi ndirimbo. Wari uzi ko umuntu ashobora gusenga ari kuririmba? Haleluya. Wari uzi ko ushobora gusenga kandi uri kuririmba? Ruteri yaravuze ngo uririmba ngo abasenze inshuro ebyiri double, ngo hari amarira wahinduye umunezero. Ibyo ni ibyashize, ariko ndagira ngo ngusabe turirimbe noneho. Uzajya ubwira biriya bigutera amarira, ubwire Imana ngo Mana aha hari amarira aterwa n'iki, ukivuge mu izina. Ndifuza ko wahindura umunezero. Haleluya. Ibyo biriya biduhangayikishije byinshi, uko dusenga, uko tubyina, uko twitera hejuru, imbaraga z'Imana zigende zitsikamira biriya bibazo byose ufite. Haleluya. Amarira, ubukene, ndwara zitubuza amahoro, Kristo aracyari ku ntebe kandi afite imbaraga. Yesu ashimwe. Se muranyumva? Yewe n'ibyaha byakubase nabyo ushobora kuvuga ati iki cyaha Mana nzanira amahoro cyihane. Murumva injyana turi bujyanemo, dusenge turirimbe. Naha nahanyu nta mpamvu yo kubyigana, nahano nahanyu. Okay, tugende. Ariko ni wowe umenya ibyo ubwira Imana ngo Mana ibi birimo birantera amarira bihindura umunezero. Mve hano nuzuye umunezero. Iyi ndwara indusha, iki kibazo maze igihe nkubwira, zana amahoro, zana amahoro, zana amahoro. Turirimbe mvandimwe. Twagiye. marira urahindura umunezero, ahari indwara zananiranye Mana uyu munsi uzikize. Ahari ukwiheba urahindura umunezero, ahara marira urahindura umunezero, ahara marira erega Mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari myiza. Wowe wabohoye Pawulo na Sila, wabonye agahinda ka Yabesi, erega Mana we imigambi yawe ku mwana w'umuntu
ntakikunanira ntakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana ntakikunanira ntakikunanira oya ntakikunanira ntakikunanira icyo nzi nuko icyo nzi nuko iyo utegetse iyo utegetse Imana nami hari ukuntu bikora hari ukuntu bikora Mana iyo utegetse biratungana biratungana ndakwiringiye ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze iyo uvuze rimwe gusa biratungana biratungana Mana weye ndakwiringiye ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze kuko iyo iyo uvuze rimwe gusa biratungana biratungana Oh, tegeka mwami ye tegeka tegeka mwami tegeka tegeka mwami uyu munsi tegeka tegeka mwami tegeka indwara tegeka imisozi tegeka ibyananiranye tegeka mwami tegeka 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 mwami uyu munsi turakwingiza utegeke tegeka mwami ategeka ibyawe tegeka mwami haleluya haleluya tegeka mwami tegeka mu miryango yacu tegeka mu gihugu tegeka mwami tegeka tegeka mwami tegeka tegeka mwami ndakwiringiye ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo nizeye ijambo ryawe uri Imana ihambaye uri Imana y'ubutware uri Imana y'ibinyabushobozi uri hejuru y'ubutware bwose reka uyu munsi utegeke hari bidutamiye biratungana Mana habwa icyubahiro Yesu haleluya ndakwiringiye ndakwiringiye Yesu dusubiremo ndakwiringiye 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 Yesu indi nsuro ndakwiringiye ndakwiringiye emera utegeka ubuzima bwacu ndakwiringiye Yesu uko bimeze kose ndakwiringiye mwami emera wanjye utegeka ubuzima ndakwiringiye ndakwiringiye Yesu uburwayi bwanjye ndakwiringiye mwami wanjye ushobora byose ndakwiringiye Yesu ubukene bwawe wiringira Imana yonyine ndakwiringiye Yesu nizeye yoyo nizeye
mwami w'abami amashyi menshi ku mwami w'abami haleluya 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 niwe twaririmbaga niwe dukomeje kuririmba izina ryawe ni ryiza rirakomeye ndagusabye kugira ngo uyu munsi muri iri teraniro bamenye ko ari wowe Mana bamenye ko nta mbaraga zisimbura izawe niwe ufite imbaraga ndagusaba kugira ngo ugendagende hejuru y'ibibazo abana bawe bafite uyu munsi upfa kuba wavuze ugategeka gusa indwara zirahunga mu izina rya Yesu ahari amarira harahinduka ibitwenge mwami Imana ahari ukubabara harahinduka ibyishimo ugira icyo urema mu mitima ya bene data mwami ugira icyo urema mu itorero ryawe uyu munsi wa none ugira icyo urema mu miryango yacu ugira icyo uremera mu iki gihugu cy'u Rwanda ugira icyo uremera ubugingo bwose bwaje uyu munsi bugushaka ugira icyo uremera aba bana b'abakobwa bari hano Mana ugira icyo uremera abagabo bari hano mwami n'abagore n'abana batoya umuntu wese uguhamagara kwizeye ndagusaba ngo imbaraga zawe z'ijuru zimumanukire abona ubwiza bugendagenda mu muryango we abona ubwiza bugendagenda muri we abona ubwiza bugendagenda mu kazi akora abona ubwiza buriba mu mutima we no mu mubiri we ibyamuteraga ubwoba ndabicyashe mu izina rya Yesu ibyamutinyishaga byose nibikurweho mu izina rya Yesu rema amahoro muri aba bantu bari hano mwami rema amahoro atangaje cy'inzira hatari inzira Mana tembesha amazi mu butayu mu mitima yumye cyane wongere kandi utembeshe mu amazi mwuka wawe wera namanuke muri iri teraniro mwuka wawe wera namanuke muri iyi miryango mwuka wera namanuke muri aba bantu bose bari hano turagupfukamiye mwami Imana ntabwo tuzi uko ubikora ariko ubikore kandi natwe twiteguye kugushima aya mashina yawe cyane wowe bikwiriye impundu ni izawe mwami Imana ishobora byose icyubahiro ni cyawe haleluya murakoze Imana ibahe umugisha murakoze Imana ibahe umugisha murakoze cyane abana twihute hano dusenge abana nimuze dusenge n'abafite ibike namwe nimuze tujya kwakira umukozi w'Imana Eli atubwira icyo Imana yamutumyeho ndumvaga mfite umutwaro mwiza haleluya numvaga bindimo kandi nawe bikurimo reka tunezererwe Imana abana mu gihe barimo baraza n'abafite ibice nabo nibaze haleluya abana nimuze haleluya isi yanetse bana nimugire icyaha mukora nimutonganishwe n'uburakari bana kuko muri aba Yesu Kristo nuko ingeso zanyu ziba ingeso ze reka dusenge Imana Uwiteka Mana nziza tugushimiye ko umuteguro wawe ku buzima bwacu ari mwiza ibihe byose izina rye nirihabwa icyubahiro
tugushimiye ko kuri uyu munsi watugeneye mwiza wo kuba imbere yawe, wongeye kwemera n'abana batoya ko bangana gutya bakaba bageze mu nzu yawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana. Tugushimiye ko ari wowe utanga urubyaro kandi akaba ari wowe utanga igikuriro Mana, ibyo turabigushimiye muri uyu mwanya. Tugushimiye ko itorero muri uyu mwanya watugeneye n'abana, cyane cyane ko Kristo wabivuze ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abafite imitima nk'iy'abana batoya bazaragwa ubwo bwami bwawe, kuko mu mitima yabo baba ari abaziranenge. Turagushimiye rero ko wabemeye bakagera hano. Ndakwinginze kugira ngo Mana komeze kubaha umugisha w'ubwenge, komeze kubaha umugisha wo gusobanukirwa ijambo ryawe. Buri ku kigero cya buri mwana uri aha ngaha, ndakwinginze kugira ngo Umwuka wera mwigishe aho bagiye gufatira inyigisho zabo Mana. Dusengeye n'abana batari bagera ku kigero cyo gusobanukirwa iby'ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo marayika wageneye buri mwana wese uraha, ndakwinze kugira ngo akomeze amwigishe kandi amumenyeshe iby'ubwami bwawe, kuko tuzi neza yuko uganiriza abato n'abakuze, kuko ujya ubasha kureba ibiri mu mitima yabo nabo ukabasha kubamenyesha icyo ubashakaho ku kigero cyabo Mana. Nabo turabasengeye kugira ngo ubane nabo Data. Dusengeye abana bo mu gihugu nabo bagicaracara ku muhanda, batari bamenya cyangwa se Data batari babona uburyo bwo kubaho, nabo turabazirikanye muri uyu mwanya kugira ngo ubarebane amaso y'imbabazi. Tuzi neza yuko ujya ukora imirimo n'ibitangaza, inzira zawe zirenga igihumbi. Nabo turabazirikanye muri uyu mwanya kugira ngo ubagirire neza Mwami. Abana batawe n'imiryango ubiteho Data. Abana batagira kivugira babuze shinge na rugero, ubagirire neza kubw'imbabazi zawe Mana. Dusengeye n'ababyeyi batari babona abana, yaba abari muri riteraniro, yaba abatateranye, bose Mwami turabazirikanye kugira ngo baramburire ukuboko kwawe kwiza Mwami, nabo babashe kubyara kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Dusengeye n'abakiri kurererwa mu nda z'ababyeyi babo kugira ngo ubagirire neza, ubahe gukura neza, kandi Mwami mwivuka ryabo no mu mikurire yabo ubwiza bwawe buzagaragaremo, kuko uri Imana ishobora byose. Turasenze natwe tugiye gusigara hano kugira ngo ubane natwe, yaba abagiye gusoma ibice uhagarane nabo. N'umuvugabutumwa wacu uyu munsi wadutumyeho turamusengeye kugira ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro n'imbaraga n'ubutware bwawe bimubonekeho Mana. Ndakwinze rero kugira ngo muri uyu mwanya uduhe guturiza imbere yawe kugira ngo twumve icyo uvugana n'imitima yacu kuri uyu mwanya mwiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye dushima, amen. Dagatama ka Yesu ndanezerewe cyane, mfite umwungeri mwiza ajya ndagira neza, arankunda ndabizi, ijwi rye ndaryitaba. Abana bagenda turambure Bibiliya zacu dufatanye gusoma. Igice cya mbere turagisoma mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku wa 28. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku wa 28. Genèse chapitre 1er verset 26 au 28. Kadusome. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja
n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Turakomeza mu bice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Toujours dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifurizwa kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Ngiryo ijambo ry'Imana. Dukomeze gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse, igice cya 2 umurongo wa 24. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 2 umurongo wa 24. Ni mu isezerano rishya ahenda kurangiza. Dusome. Mureke icyo mwumvise uhereye na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye na mbere nikiguma muri mwe, namwe mukaguma muri uwo mwana. Kuko icyo mwumvise mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Reka nsubiremo. Mureke icyo mwumvise mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Mwakira ijambo ry'Imana. Dukomeze mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 5, turahera ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice byaho 5, umurongo wa 13 tugere ku murongo wa 16. Batwahabonye dusome mu izina rya Yesu. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze, keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo bashyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Imana ibaho umugisha abamaze kudusomera neza, kandi natwe dufite amashimwe yo kuba turi mu nzu y'Imana. Umugisha ushobora kuboneka aha, kuko mu nzu y'Imana niho dufitiye byose. Imana yaduhaye aya mahirwe yo kugira ngo tujye tuza aha, aho dukomeza
icyo Imana itubwira, tugasangira amashimwe, tugasangira ibyifuzo, kubera yuko turi ahangaha nk'umuryango w'abana b'Imana. Satani akora ibishoboka byose kugira ngo tukabona, ariko Imana ishimwe kuko Satani yaratsinze. Iki cyumweru turimo gusoza ni icyumweru mu itorero Presbyterienne bahariye cyangwa twahariye gutekereza umuryango. Kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi twakomeza gutekereza ku muryango. Imana muri gahunda zayo mwabibonye yagize umushinga. Haleluya. Imana yagize umushinga wo kugaragariza ubumana bwayo hano mu isi. Imana yashatse kugaragara muri iyi si mu buryo bw'umubiri. Ibipanze gutyo, ishaka uko izabikora, ihitamo kubinyuza mu kurema umuntu, umugabo n'umugore. Ndavuze ngo umuntu, umugabo n'umugore. Ntabwo tuvuga ko yaremye abantu. Imana yaravuze ngo habeho ibiguruka mu kirere, inyoni z'amoko yose ziraguruka. Iravuga ngo mu nyanja hazemo inyamaswa zitandukanye, imvubu, ingona, amafi, bya bintu byose bihita bizamo. Iravuga ngo mu ishyamba inyamaswa, huzuramo inyamaswa zitandukanye, amatungo yo mu rugo byose. Imana ntabwo yigeze ivuga ngo habeho abantu, ngo tujye kubona abantu bone barazamutse. Haleluya. Ntabwo byari byumvikana. Haleluya. Imana ntabwo yavuze ngo habeho abantu, ngo ujye kubona burya nta bimanuka byabayeho. Ntabwo Imana yahisemo ko tuzamuka gutya ngo tumanuke gutya nk'uko ibyo byose byabayeho, ariko nuko ari ifite impamvu. Imana yahisemo kurema, kubumba umuntu, umugabo n'umugore. Muri uwo mushinga wayo wo kugaragaza ubumana bwayo hano ku isi, uwo mushinga burya niwumva urugo, niwumva umuryango, ujye wumva umushinga w'Imana usobanutse. Kubaza iby'imishinga, iyo uvuze umushinga uba ufite intego. Uyu mushinga w'Imana wo kwigaragaza hano kuri iyi si, cyangwa se wo kuzana ubwami bwayo hano muri iyi si, ni umushinga ufite objectif eshatu cyangwa intego eshatu. Intego ya mbere twabisomye, ntabwo tubishaka ahandi. Twasomye yuko Imana yashakaga kugaragaza ubumana bwayo hano mu isi. Iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, agire kamere yacu, agende nkatwe, avuge nkatwe, akunde nkatwe, yishime nkatwe, yubahe nkatwe, agire imbaraga nk'izacu, agire ubutware nk'ubwacu. Imana yaravuze ngo tureme umuntu agaragaza ubumana hano muri iyi si. Haleluya. Yararemye. Uko yakase icyondo simbizi, ariko birakwivuga. Nagize amahirwe yo ibingibi byose kubimenya, ntaramenya ubwenge ngo njye ngomba kujya mu gutekereza. Barambwira ngo yarabumbye. Ibyo kandi ni ukuri. Yambumbye mu gitaka. Imana yarambumbye. Imana yarabumbye. Haleluya. Imana yabumbabumbye umuntu mu ishusho ishaka. Imaze kubumba, ibonye umurambo. Ni umurambo burya. Noneho imaze kubona uwo murambo cyangwa se iyo shusho, iravuga ngo ntabwo arasa n'Imana. Haleluya. Umurambo ntabwo wasaga n'Imana, ariko kugira ngo noneho wa muntu agire ubumana muri we, Imana ngo yamuhumekeye umwuka mu mazuru, ahinduka ubugingo buzima. Ubumana bumuzamo. Kuva uwo munsi umugabo n'umugore batangiye noneho gusa nuko Imana yabishakaga. Icyo ngicyo ni icya mbere. Imana yashakaga yuko
habaho ikiremwa gisa nayo kiyigaragaza kuri iyi si. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umushinga w'Imana wari ufite iyi ntego yo kugira ngo haboneke umuntu ufata neza ibyo yari imaze kurema kuri iyi si. Haleluya. Kugira ngo haboneke umuntu ufata neza, umanaginga, ntibyabaye ikinyarwanda, ufata neza ibiri hano muri iyi si: amazi, ibiguruka mu kirere, inyamaswa zo mu ishyamba, amatungo yo mu rugo, ibyatsi, amazi, ibyo byose kugira ngo umuntu abifate neza. Reka mbwire abakristo ngo ntihazajye hagira umuntu uvuga ngo reka twicishe inyoni ebyiri ibuye rimwe. Inyoni ntabwo bazica. Waba uzihora iki? Imana yaremye umuntu kugira ngo inyoni zigubwe neza. Yaremye umuntu kugira ngo inyamaswa zose zo mu ishyamba zigubwe neza. Yaremye umuntu kugira ngo ibyatsi n'ibiti n'amabuye byose n'amazi bigubwe neza. Imana ntabwo yaturemeye kubyangiza, yaturemeye. Ntimwabonye se mu gice cya mbere? Mbere na mbere Imana yararemye. Irema umuntu kugira ngo afate neza ibyo yaremye kuri iyi si. Murumva icyo tubereyeho? Mu miryango iwacu icyo tubereyeho ni icyo. Icya gatatu, Imana yashakaga irerero. Irerero murarizi? Yashakaga irerero. Yashakaga ahantu umuntu avukira, asamirwa, akahavukira, akahabonera uburere bwiza, akahabonera ibyo kurya byiza, akahabonera uburinzi cyangwa uburinzi, protection, akabona ibyangombwa byose, akaharindirwa, akiga gusa n'Imana, akiga kubaha Imana, akiga gutwara neza iby'Imana yabahaye. Umuntu akamenya kuramya Imana aho mu rugo. Reka mbabwire, ntabwo ndibuze kumenya imibare, ariko ndabamenyesha yuko ingaruka mubona mu muhanda, ingaruka z'ibibazo mubona mu muhanda, ingaruka z'ibibazo mubona mu masoko, ingaruka z'ibibazo mubona mu biro, ingaruka z'izi ntambara zose, ingaruka mubona hose, burya ibi bibazo byose mubona hirya no hino ni ingaruka z'ibyo twavanye iwacu mu rugo. Uzi ko umushoferi ashobora gutwara bisi irimo abantu 100, akayitwara kwa kundi mubona batwara, umuntu ngo watubabara ukadutwara neza, watubabara ukitonda, ngo kugira ngo sinzi ikintu mushaka ngo aho mwampereye. Uyu muntu nta hantu tuziranye, ariko ngo ngije ngo ngije mwampereye. Ubwo sigira ngo si ubwa mbere umuvugishije, nta nubwo yakubonye kuko umuri inyuma, ariko aho mwahereye wagira ngo ni bande? Buriya hari igihe ugenda mu biro by'umutegetsi cyangwa by'umuyobozi, ukagenda ukamutegera yicaye mu biro, ukicara hariya kuva saa 2 ukageza nimugoroba, ugataha ngo wamubuze. Buriya hari ikibazo, niba atakivanye mu rugo abamo uwo mwanya, yabikuye mu rugo yabayemo ikindi gihe wenda kiri mutoya. Ariko ibibazo byose mubona kuri iyi si, muzabaze, ujye ubaza amateka. Nusanga abantu bateza intambara kuri iyi si, uzabaza amateka yabo, uzajya usanga kera bamutwite, bamwonsa, bamuhetse, bamuteruye, ari mu ishuri, uzajya ubaza amateka ye, uzajya usanga nta kindi yari gusarurwaho usibye ibyo. Mu bintu twagize bibi mu muryango, twagize umusore mwiza cyane w'umuhanga, amaze kwigagira akazi keza, abonye akazi keza, abona n'umukobwa nawe wize neza, babona akazi keza, bubaka inzu nziza hano muri uyu mujyi bakiri batoya, bari mu myaka iri hafi 30, bagura imodoka. Ariko nyuma y'igihe gitoya tugiye kumva, twumva baratubwiye ngo yapfuye.
muzi uko byagenze kubera impamvu tutabasha kumenya zindi ni uko mu rugo habaye ibibazo ananirwa kumva byihanganiye afata imodoka azamura ibirahuri byose aragenda imodoka ayihonda ahantu arangirana nayo mu rugo haratwica tukagwa mu rugo cyangwa hanze yarwo cyakora mu rugo haradukiza nanone nubona umuntu mu nzira aguha akanyamuneza agusekera abona abantu bafite agaciro uzajya umenya aho aturuka nubona umuntu yateze ntabwo mujya mutega mukarenga sonatibe kandi muje gusengera aha umuntu agategera mu mujyi aje gusengera hano akabyibuka ageze ku Giporoso uzabaze igice kinini ni ibyavuye mu rugo Imana yashatse kurema umuntu cyangwa se yashatse gushyiraho umuryango ahantu tubonera twavuze irerero ukabona ibyo kurya ukabona ibyo kunywa ukabona ibyo kwambara ukabona ibikubeshaho ukavuzwa niba urwaye wagira ikibazo ukabona igisubizo ukabona bya bindi bita keya muri iyi minsi ukitabwaho bakakwereka urukundo bakakubwira kirazira bakanakubwira ko aho Imana mu bibazo byinshi twagiye tubaza turi abana ni ukuvuga ngo Imana yavuye he Imana yaremwe nande Imana iri hehe Imana bya bindi byose tubaza bakatwigisha Imana intego eshatu rero zatumye Imana irema umuntu ni ukugira ngo agaragaze ishusho yayo hano ni ukugira ngo acunge kandi afate neza ibyaremwe icya gatatu ni ukugira ngo abone ikirerero ry'abantu bose bazavuka nkomeza kubitekereza mvuga ngo birashoboka ko Imana twese yaturemye mu bitekerezo byayo ariko ikazana Adamu na Eva twebwe twese n'abandi batarabaho turimo noneho ntabwo yongeye kuza kubumba yabumbye rimwe ntiyongeye kandi ntabwo yavuze ngo habeho ariko twese mu bitekerezo byayo mu mugambi wayo twari turimo ariko tukajya dusohoka tuza kuri iyi si uko yabipanze kugira ngo he kuba kandi ibindi bibazo kubera ko hari abantu batagomba kurenga ku isi kandi ibyo ngibyo niko bimeze Imana rero nguko uko yaremye umuntu yashakaga ko twita ku biri ku isi yashakaga ko tugenda nk'uko ishaka yashakaga ko tugaragaza urukundo rwayo yashakaga ko tugaragaza ineza yayo yashakaga ko tugaragaza icyubahiro cyayo noneho tugira ibyago mu gice cya gatatu hafi aho gusa haza ikindi kiremwa kibwira umwana w'umuntu ngo nubwo Imana yavuze gutya jyewe ndakubwira ngo Imana yaravuze ngo ibi nubikora uzapfa nge ndakubwira nubikora ntacyo uzaba umwana w'umuntu aravuga ngo buriya koko Imana yarambeshye ngo ahubwo iyi nzoka niyo ivuga ukuri hari abantu inzoka babona inzoka buriya nanze kuvuga mu byicwa ngo mvuge inzoka abantu bazi ko inzoka yo birumvikana ntabwo wakwica inyoni ntabwo wakwica iki ariko se n'inzoka kuko abantu bazi ko inzoka ari shitani nta kindi ariko iki kiremwa uwo mwanya cyakoreshejwe n'umwanzi umwanzi abwira umuntu ngo Imana ibyo yavuze si byo jyewe dore nkubwira ibiri byo kuva uwo mwanya umuntu ava muri gahunda y'Imana avuye muri gahunda y'Imana ni uko ntabwo yari akigaragaje ishusho y'Imana uko Imana yabishakaga ntabwo yari agitegetse iby'Imana yamuhaye ntabwo yari akibiyoboye ngo mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibirimo muyitegeke atangiye gutegekwa ategetswe n'inzoka ategetswe n'icyo kurya ategetswe n'iby'Imana yaremye yagombaga gutegeka kuva umuntu yatangira gutegekwa n'ibyo yagombaga gutegeka ngaho aho twaguye ngaho habaye ikibazo cy'umuryango hashize akanya gatoya barabyaye cyakora kororoka byo birakomeje ariko hororoka utwana tw'abantu bavuye muri gahunda y'Imana bavuka ari babiri gusa umukuru yica umuto isi igira ibyago
kubera ko umuntu yavuye hehe mu mugambi w'Imana. Icyo gihe mu banyamishinga nk'uko navugaga, hari ukuntu bavuga iyo igihe kigeze cyo kureba uko umushinga urimo kugenda bagasanga ari kitagenda neza, barongera bakareba ubundi buryo aho bawerekeza. Imana yaravuze ngo abantu barangiritse, yaricujije. Ariko uzi, hari ijambo numvaga ntashaka kuvuga nkiri mutoya, ubwo nabivuga ko mba nzi icyo uko nabitwara. Aho kumvaga Imana iricuza. Ariko Imana yicujije ko yaremye umuntu, Imana yicujije ko yashyizeho uwo muryango. Imaze kwicuza ariko iravuga ngo reka mfate ikindi cyerekezo. Iravuga muri aba bangiritse, reka mfatemo uyu muhungu witwa Aburahamu. Noneho ahari uyu nguyu ndamutse muhindura ubwoko bukomeye, ndebe ko muri we hashobora kuvamo ubwoko bunyubaha, ndebe ko bya bindi byapfuye mbere ahari narokora kuri uyu nguyu. Imana ihitamo Aburahamu kugira ngo noneho yiremere, imwikuremo ubwoko bugiye kandi kugaragaza za ntego, ubwoko bugiye kugaragaza ishusho y'Imana, ubwoko bugiye gucunga neza iby'Imana yaremye, ubwoko bugiye kuba irerero ry'abantu bazajya bavugana. Aho ngaho hari umutari ku cumi na kabiri. Noneho bagera imbere gatoya, Samweli wa mbere igice cya munani umurongo wa 4, niho tuhagenda niho dusanga noneho tuhasoma. Ariko abantu babwiye Samweli umuhanuzi, umucamanza wabaga mu mwami icyo gihe, baramubwira ngo ntidushaka. Ayo makuru murayazi. Baramubwira ngo turashaka kuba nk'andi mahanga, turashaka umwami, ntabwo dushaka gukomeza ibingibi, iki gipindi cyanyu turagihaze, turashaka umwami kwa ngo duse n'andi mahanga. Samweli aragenda abwira Imana ngo abantu barambwiye ngo barashaka umwami, ngo ntabwo bashaka ko bikomeza kumera gutya. Imana iramubwira ngo bananiye kera, ngo niko bajyaga bangenza, muri Edeni niko bangenje, i Babeli niko bangenje, ahandi aha n'aha niko bangenje, ku bwano bya bindi byose. Imana iramubwira ngo Samweli, si wowe banze, ntabwo ari wowe banze, ni njye banze. Ni njye banze ko mbategeka, ni njye banze ko mbabera umwami, ntabwo ari wowe banze. Kubera ko ari njye banze, umuntu namuremye naramubwiye ngo mutware, namuhaye ubutware. Kubera izo mpamvu bakorera ibyo bashaka, bimikira umwami. Ariko babwiza ukuri, umwanzuro wabo bamenye icyo uvuze. Ubimikira umwami ariko babwira ingaruka zirimo. Amaze abimikira umwami, Uwiteka afatanya na Samweli bimika umwami. Sawuli burya ntabwo yishyizeho, yashyizweho n'Imana. Ntangazwa n'ukuntu iyo mu muryango twivumbuye, iyo twigize ukuntu, iyo iki ngiki cyo reka nekwatera, ariko ntangazwa nuko Imana hari igihe ushobora gufata inzira yawe, Imana kubw'urukundo rwayo ikaguheramo umugisha. Baravuze ngo ntidushaka. Imana yereka Samweli umwami abaha, araza. Bikomeza gutyo, bakomeje kubaho nyine nk'abameze gutyo. Bene data, ntabwo nzi uko ahangaha navuga, ariko uku gusenyuka k'umuryango, izi ntambara zijyanye n'umuryango, ntabwo ari ibintu byaje nk'impanuka, kuko Imana ikimara kugira umushinga wo kubaka umuryango, Satani yahise agira umushinga wo gusenya umuryango. Niba uyu munsi murimo kumva gahunda ziriho, abantu bakavuga ngo Imana iravuga ngo umugore n'umugabo, abantu batoya, umugore n'umugore bashyingiranwa, bati umugabo n'umugabo bashyingiranwa, ngo umuntu ashyingiranwe n'imbwa, umuntu ashyingiranwe n'ikindi. Bakavuga bati Eliya turabona ari umugabo, nkababwira ngo ninde babwiye ko ndi umugabo? Bati nese uri umugore, nese ninde babwiye ko ndi umugore? Jewe ndi icyo nshaka kuba cyo. Ubu ngubu nijya naba kuri iyi si
muri ziriya nyandiko z'inzira basigaye bandika iyo urimo kuvuga amazina yawe, aho ukomoka n'ibindi n'ibindi, igitsina, gabo, gore, ibindi. Hirya y'umugore n'umugabo hari ibindi. Umuntu ashobora kuba ibindi ngo ashaka. Icyo singitindaho. Ariko turimo kugenda tuva mu murongo kubera ko irerero ryarangiritse. Irerero ryangiritse ryari irerero rikomeza kurera abasa n'Imana. Irerero ryarangiritse rero. Niyo mpamvu muzajya mwumva dufite ibibazo hano. Twe turi i Kigali. Uzajya wumva ungira ngo muri iyi minsi kubera ko barimo kugenda bashyiraho za serivisi zitandukanye zireba ukuntu ubu gahunda zirwanya ubuzererezi n'ubwomanzi zitewe ni nyinshi. Ubukangurambaga buhanganye nabwo ni byinshi. Kubera iki? Irerero ryarangiritse. Ryangiritse, abantu babaho uko bashaka. Isi iravuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka, kuba icyo ashaka, kugenda uko ashaka, nta feri. Nimubona ibintu byangirika, umukobwa agashyingirwa akavuga ngo ngiye kugenda ndebe nibyanga nzigarukira, narize, mfite amafaranga, mfite basaza banjye bishoboye, mfite nzagenda nibyanga nigarukira. Bibiliya ntabwo yigeze ibiteganya. Umuhungu ati wansanze ndaha ngaho. Bibiliya ntabwo ari byivuga. Niba hari ikintu cyakimbabaza reka mbabwire, dore abasore n'inkumi bari aha ngaha, niba hari ikintu numva umutima wanjye nkumva urashaririwe, niyo numvise umwana w'umuhungu n'umukobwa basezerana bakavuga ngo dusezeranye ivanguramutungo risesuye. Kubera ibyago hari abantu bashobora kubana kubera ko batagifite aho bashakanye, bafite impamvu bavuga biriya zitandukanye. Ariko umuhungu n'umukobwa iyo basezeranye ivanguramutungo risesuye baba basezeranye iki? Kuryama? Reka ne kubitindaho, ariko umukristo abisezeranye namugiraho ikibazo. Ni bene ibyo ngibyo kandi turabifata tukumva ni ibyo nyine. Wajya kumva ngo kubera ko umuntu ashobora kunanirwa kwifata, ngo reka abana tubatoze bakiri batoya yuko niba byamunaniye kwifata tumuhe udukingirizo, tumuhe biriya na biriya na biri. Umukristo yabyumva ngo bitwaye iki? Ngo bitwaye iki? Umwana w'imyaka 15 ngo bamuhe agakingirizo, bakamupfunyikire, mu gihe umushakira amakaye, umushakira imyenda, umushakira n'ibindi, umushakira n'udukingirizo, kwangwa n'ibimunanira. Ariko ntabwo nari nabona umuntu ubona umwana amutumye mu mujyi ngo amubwire umwana wanjye itwaze 5 kugira ngo nuramuka ugiye muri supermarket ukananirwa kwihanganira kutarya za ice cream z'abandi ukazifata, niba gufata wenda bayagusangana, mujya muyabaha. Umwana uramubwira ngo nananirwa kwihanganira kutarya ice cream z'abandi, tumuhangaye kugira ngo niba mufata mukubita ababwiye ngo ndayafe ngo ngaye. Ariko ngo nubona kwihanganira gusambana byakunaniye, uko turimo kuva mu mugambi w'Imana niko turimo kugenda tubona ingaruka zabyo. Ijambo ryatubwiye rero mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 24 haravuga ngo mwokagira Imana mwe, mugume muri bya bindi mwabonye mu gice cya mbere. Mugume mu mugambi w'Imana wo kurema umuntu, mugume mu by'Imana yashakaga, ngo mugume mu byo mwumvise bwa mbere, ngo nimubyumva mukabigumamo nibwo muzaguma mu mwana no muri se. Si ibingibi se ko Imana yaremye umuntu umugabo n'umugore niko yabaremye? Iravuga mwororoke mugwire mwuzure isi kandi muyitegeke, musubire ku isoko.
mutegeke, mwe gutegekwa n'inda ariko mwe gutegekwa n'igitsina, mwe gutegekwa n'amafaranga, mwe gutegekwa n'ibiryo, mwe gutegekwa n'urusaku ruri aha ngaha. Hari ibyo bita peer pressure cyangwa igitutu cy'urungano twajyaga twitirira abana, ariko na bakuru banjye bisigaye igitutu cy'urungano cyangwa igitutu simbizi ibyo. Igitutu cy'urubyiruko cyageze no ku basaza n'abakecuru. Sakaga. Ariko ngo ne gukomeza kubafatira umwanya munini cyane, ibibazo biriho mu muryango, ibibazo biriho mu muryango birimo guterwa no kwimura Imana. Byatewe no kuva ku Mana, byatewe no kuva mu mugambi w'Imana. Umuti si amashuri menshi, si ibigo ngororamuco byinshi, nta kindi, ni ku isoko yo mu rugo. Aha ngaha mu rusengero huriya uzasanga buriya n'ukuntu tubayeho hano mu rusengero ni ingaruka z'iwacu mu rugo. Hari igihe nzajya mbitangaruye ko n'ubu ndacyabibona. Ndacyavuga ngo protokole n'ibikuzanye ngo wicara ukanga kwicara aho bakweretse. Burya ngiye nicaye ndavuga ni buriya mu rugo hari ikibazo, cyangwa yazamukiye ahantu hari ikibazo. Bitwaye iki? Cyakora niba wenda ntwite ukanzana ahantu hari, ushobora kumuga wambabariye ko wenda ntubwire impamvu ko mfite ikibazo cy'umwuka muke, mwanyicaza ahantu hari hafi yidirishya. Yes, ariko bariya abantu ntabwo bajya buriya ntabwo biga. Ibi ngibi turimo kuvuga ntibabyumva, ba protokole ntabwo babyumva. Baba barimo kwibaza ukuntu twakwicara neza, ukuntu twagenda neza. Ukaza ukicara hano, undi akicara ku mpande, intebe yicaraho abantu 10, hakicara 2 ku ruhande rwo hirya na 2 ku rwo hino, hagasigara imyanya 6 hagati, bakabura uko yicaraho abantu kubera ko bameze nk'aho bateye imisumari. Izo ni ingaruka z'iwacu mu rugo. Ariko bene data, reka mbabwire, nimureke dusabe Imana, mureke dusubire ku isoko. Niwo muti, nicyo gisubizo cy'isi ya none, nicyo gisubizo cy'itorero, nicyo gisubizo cy'iko uru Rwanda rugizwe n'imiryango igeze kuri miliyoni 13. Oya, abo ni abantu. Imiryango ntabwo nayimenya neza, ariko uru Rwanda rugizwe n'imiryango irutuye. Iyi paruwase igizwe n'imiryango iyituye. Kuba muvuga paruwase, buriya iryo torero ryo mu rugo iwawe, hahandi mwagombaga gusengera, mugasabana imbabazi, mukababarirana, mugahana amakuru, mugakundana, mukoroherana, mugashyigikirana, mugahana keya, mukaza ari mu rusengero mufite amashimwe cyangwa ibyifuzo ku byabananiye, cyangwa kwihana ku byo mwumva bigoranye, byose byagombye gukemukira mu rugo. Tukaza hano twese dufatanya n'ubushake na believers kuramya Imana, atari uko banabivuze. Bitabaye ibyo ntabwo bishoboka. Umugambi w'Imana ku muryango ni uwo nguwo. Ziriya objective cyangwa ziriya ntego buriya ni izo ngizo. Ese iwanjye mu rugo hagaragaza ishusho y'Imana? Ese iwanjye mu rugo tucunga neza iyi si Imana yaduhaye? Ese iwanjye mu rugo ni irerero ryiza rikomeza gukuriramo abubaha Imana? Imana tugire neza. Hari ukuntu tuvuga ngo twabuze umwanya wo kwita ku miryango, ariko buriya wabura undi mwanya, mwokagira Imana mwe mwababyeyi mwe bakiri batoya, muzabura undi mwanya, ariko ntimuzabura umwanya w'abana. Ni irerero. Buriya abo twohereza mu mashuri tuboherereza kugira ngo babafashe kumenya uko hirya no hino bibayeho. Hariya ni ubumenyi bwo guhuza ibyo hirya no hino, ariko mu rugo niryo rerero. Wowe mama na papa nimwe barimu n'abana bamaze gukura, mukabyara, mukagira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mwabona umuntu atagishoboye kujya guhinga no kujya ku isoko, ntimumufate nk'aho ntacyo agishoboye. Mukamenya ngo uyu nguyu nawe noneho mu muryango ko ari umuntu abonera umunezero, mu muryango ko ari umuntu abonera urukundo, mu muryango kuko ariho umuntu abonera gufashwa muri ibyo byose, na wa wundi kugeza igihe azatahira iwabo mu ijuru ukaba ugikomeje kumwitaho.
dufite inshingano zo kwita ku bageze mu zabukuru bacu, ba sogokuru na ba nyogokuru na ba sogokuruza na ba nyogokuruza n'utwana dutoya. Hanyuma uko umuntu ashaje tukamuherekeza neza, hakaza undi tukamwakira agakurira mu muryango neza, agasaza tukamuherekeza neza, hakaza nguwo umuryango, nguwo umugambi w'Imana. Twazana mu rusengero kuva ku ruhinja cyangwa kuva ku bari mu nda kugeza ku myaka 90, tukaba turahanga turimo kuba ngo Mana twese twahageze. Imana ibaho umugisha, Imana ikomeze kudufasha kandi yo kugira umuryango muzima ugaragaza ishusho yayo, icunga neza iby'Imana yaduhaye kandi ribe irerero rizima kuri twese. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Haleluya. Imana imuha umugisha. Ikigisho cyari kuba cyiza cyane iyo tuba dufite n'umwanya munini abantu bakakiganiraho. Ibyo byari kurushaho kuba byiza, wenda abana bakatubwira uko babyumva mu miryango, abageze mu zabukuru bakagira uko batubwira, abagabo n'abagore bandi nabo bakagira uko babivuga, tukareba ngo ese birapfira hehe n'iwacu mu itorero. N'iwacu mu itorero birimo birapfira hehe? Ntabwo bikiri bya bindi. Cyakora Imana ibabarire, nayo ngiye kuvuga ngo biriya bintu bitatu turasa n'ababyibagiwe. Ko Imana ikomeza kugaragaza ishusho yayo mu muryango, ko Imana yaduhaye umuryango kugira ngo ubirerero, turabyibagirwa ariko Imana itubabarire. Nk'itorero mureke dukore ibyo dushoboye byose mu miryango yacu, twongere kandi turebe uburyo imiryango yarushaho kuba myiza. Hari ingero zimwe umuvugabutumwa yagiye atanga, hari n'izindi namwe muzi, aho umuryango rwose nta kubana n'ikibazo. Imana itugerere neza cyane, Imana itubabarire rwose. Dukomeze dusengere umuryango kandi Imana iwurengere. Reka musabe muhaguruke, twakire ijambo ry'Imana. Mufate ibitabo byanyu by'indirimbo. Ndifuje ko turirimba indirimbo, ariko kugira ngo tuyifate neza, wenda kubera ko bamwe batayizi, indirimbo ya 317, ariko turabanza turirimbe indirimbo ya 75, igitero kimwe. Abaririmbyi bazi ko nabasabye indirimbo ya 75 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Niba mwayibonye 70, indirimbo ya 75 mu gitabo cyo gushimisha Imana, ariko murahita muhindura ku rupapuro ku ndirimbo ya 317. Ijwi baduha ariyo dukomereza muri iriya ndirimbo. Ni indirimbo zifite melodi imwe, igitero kimwe cya 75, hanyuma nawe duhite tuja kuri iriya yindi ibitero 2 gusa. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida.
karindwi mukiza wadutore kuba nk'umubiri umwe kuba nk'umubiri umwe urashaka yuko twera urashaka yuko tweza kwihanganira byose hanganira byose ntushaka n'ibitatanya abo waje kuhira urukundo rwawe urukundo rwawe ruduhuza imitima duhuze imitima yemwe abakundwa na yesu n'abakurwa nawe nanone nimwiyongere none nimwongere muvuge mwese imbere ibyo mwasezeranye ibyo mwasezeranye kandi nimwongera kumva urukundo rwatumye mumwigisha imiti yemera kuzura yemera kuzuza bana b'imana rurema bana b'Imana rurema ntimutinye kwitanga mutinye kwitanga kubaho kwanyu kose kubaho kwanyu uko namwe mwihema kundane mwihema umukiza wacu yesu umukiza wacu Yesu niko tugirira twajya tugirira ngo haboneke muri mu buntu bw'uwiteka haboneke muri ubuntu bw'uwiteka buntu bw'Uwiteka katuvugire hamwe imyizerere y'abakristo twese nizeye imana data wa twese ushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi nizeye na yesu kristo umwana wawe w'ikinege umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera abyarwa n'umwari mariya yabajwe ari ku ngoma ya ponsiyo pilato yarabambwe arapfa arahambwa amanuka ikuzimu ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye azamurwa mu ijuru yicaye iburyo bw'imana se ushobora byose niwe azafashe gucira urubanza abazima n'abapfuye nizeye umwuka wera ndemera itorero ryera ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashyira amen reka musabe mwicare turakomeza turirimbe turaririmba dutanga ituro wenda twaririmba icyo gitero gisigaye hanyuma believers tukaririmba indi ndirimbo yanyu dutanga amaturo turashyira ibiseke bitatu hariya n'ibindi biseke bitatu hano diyakoni amashimwe cya cumi diyakoni amashimwe cya cumi uratura aho wegereye ariko kandi ushobora gukoresha n'ikoranabuhanga hafi yawe hariho nimero ushobora gukoresha imana ikomeze buzuza ubutunzi bwayo dutanga twibuka ibyo imana agiye dukorera
byacu utwigishe kandi utwigishe kuba urukundo nyakuri urukundo nyakuri namujuru duhitika namujuru duhitika udacogora rwose udacogora rwose ubwo bose bazamenya ubwo bose bazamenya ko watwitoreye indirimbo imwe ya worship Hallelujah. uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro yererere watubereye ibyiringiro uhoraho uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso byose bihanze amaso watubereye we watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana ni wowe ni wowe byose bihanze amaso watubereye watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro urubuhungiro bw'imitima yacu ni wowe nkingi twegamiye watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro ni wowe ushigikira izi ntambwe urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikira izi ntambwe urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro wowe Mana turagushimye turakunezerewe wabanye natwe uyu munsi muri aya materaniro tugushimiye gahunda zose zatambutse izina ryawe nirihabwa icyubahiro nyakubahwa Imana tukweretse n'abarambuye ibiganza bagushima kugira ngo
ukomeze ubuzurize aho bakuye, kandi Uwiteka Mwami Imana yacu, ibigega byabo ntibikabure icyo bitanga imbere yawe. Niyo mpamvu tukweretse n'abatashoboye kugira icyo batanga kubera impamvu zitandukanye, Mwami Imana yacu, kugira ngo nabo ubarebe, ubishimire, ubanezererwe, Mwami ubashoboze kugira ngo nabo bajye babona icyo kuzana imbere y'ubwiza bwawe. Tukweretse rero aya maturo atanzwe kugira ngo abari utanga ubwenge bwo kuyakoresha kugira ngo abashe kubaka umurimo wawe. Komeza kubana natwe no kutugirira neza, n'ubundi turacyari imbere y'ubwiza bwawe. Niyo mpamvu gahunda dukomeje kuzishyira imbere yawe kugira ngo abe ariwo ukomeza kwigaragaza mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Ndabashimira mwese abo twabanye muri iteraniro, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Turashimira abashyitsi bateranye natwe, twongeye kubaha ikaze mu nzu y'Imana. N'ejo bundi ko Imana izajya ibashoboza, kandi turashima imirimo Imana igenda ikorera imiryango. Dufite amashimwe, turahari nk'abana b'Imana, igihugu kirahari cy'Imana, abanyarwanda barahari, abandi bose Imana yaremye barahari. Byo gushima Imana ni byinshi. Turashima Imana kubwira iteraniro naryo Imana yatugabiye. Imana ntihabwe icubahiro. Bimwe mu byo twifuza ko tubarangira mu bizakorwa vuba n'ibi. Mbere kuri rya tangazo rireba abana, ntimutangazwe nuko wenda mbabwira iki gisaba ubwitange ngashiraho n'iki gisaba ubwitange ngashiraho n'iki gisaba ubwitange. Umutima wawe nutakubwira kuvunikana ukuri ntukavunike. Kunda ikintu kiva ku mutima. Kandi ndabizi neza abakristo bayiperemera Kicukiro, Imana irabemera. Imana irabemera, ntabwo ari nje ubivuga, ariko na Mwuka w'Imana arabihamya yuko Imana ibemera. Yesu ashimwe. Abana dukeneye kongera kubaha indi uniforme nshya. Twagize umugisha tubona abakristo mugenda mwegeranya amafaranga turayabona, ariko ngira ngo wenda twari tutaraganira n'abana n'abari mu ishuri y'icumweru ngo batubwire ibyo bifuza, kandi nabo tugomba kubabaza icyo bifuza. Ntabwo ari ukupfa kubaha. Batubwiye ibyifuzo byabo rero, uniforme yari yongereye. Uniforme yari yongereye turaburamo amafaranga agera ku 200,000. Imana ni gukora ku mutima, uzaduha icyo uzaba wabonye. Haleluya. Aho sinjya mvunika iyo bigeze ku murimo w'Imana, Mwuka w'Imana agenda abikora wenyine. Ikindi ni ikijyanye n'amateraniro. Amateraniro kuri itariki ya 26 uku kwezi dufite inama y'ubugingo, na uwa gatandatu wa nyuma ni vuba. Abifuza inama y'ubugingo bazaze nyuma y'umuganda. Abifuza inama y'ubugingo ni kuwa gatandatu tariki ya 26 nyuma y'umuganda. Hanyuma irindi tangazo nifuza cyane ko wenda nsa n'uritinzeho, ni ryo twabarangiye ku cyumweru gishize. Komisiyo y'ivugabutumwa ifatanyije na komisiyo y'amajyambere ndetse n'inama, twateguye ibihe byiza byo gushima Imana. Nimusubize amaso inyuma murebe, wenda ntimuje kure cyane, nubwo mwahera hafi hano muri iyi myaka ya corona, mukagera uyu munsi murabona Imana yarakoze imirimo itangaje. Mwuka w'Imana aho nagusubiza inyuma ukareba ubuzima bwawe by'Imana yagiye ikora, urasanga imirimo itangaje. Ubwo rero muri izi mpera z'umwaka twateguye ibihe byo gushima Imana, ibyego byo gusenga Imana no gushima. Ni ukuri turararika buri muntu wese ngo ubigire ibyawe. Ubigire ibyawe ibi bihe, ubigire ibyawe, nanjye mbigire ibyanje.
dufatanye nk'itorero rya Kristo ibi bihe byiza byo gushima Imana no kwiga. Rero tuzatangira ejo ku wa mbere, azaba ari tariki ya 21, tugere wenda mbenyeze ku 18 z'ukwezi kwa 12. Noheli zabijemo nyuma y'aya matariki n'ibitaramo bya bonane, mbese n'umwaka muri ibice bitusigaye muri aka gahe gatoya dusigaje ko kurangiza umwaka. Muzi ubutumwa mbonye nonaha, kera umuntu yigeze atubwira turi kubaka urusengero ahantu ngo uzatinda ngo azasanga ngo se ntawo mwakuri bati ngo nanjye nshireho iryanjye. Yigeze kubitubwiraho uwo mugabo ubu yageze mu bwami bw'Imana. Mariko yaraje kumbwira amakuru ya uniform y'abana mbabwiye nonaha hariho umaze kwishyura arasigaye. Haleluya. Mujye mugira vuba, mureke tujye dukora vuba cyane, tujye dukora vuba abantu batazakomeza bakadutanga. Mujye mukora vuba cyane. Imana ni gushira ikintu ku mutima uvuga ati abantu batantanga narahabwa umugisha w'Imana. Haleluya, haleluya. Imana nihabwa icubahiro. Ibi bihe rero byo gushima Imana bizatangira ejo, nta muntu utazagerwaho, ariko kandi nta nuzavunika za buri munsi. Ejo ku wa mbere no ku wa kabiri ni umunsi w'abakuru b'itorero. Abandi mwese muzibere muri gahunda zanyu, ntimukirwe muza hano keretse nyine ushaka kudutera inkunga. Hari ikibazo perezida rwose ashaka kwifatanya n'abakuru nawe yaza, ntabwo tuzamwirukana, ariko tuzavuga ibijyanye n'abakuru gusa. Ubwo rero ni umunsi w'amasengesho aho tuzaba twiriwe tuzirwe dusenga, dusenge nk'abakuru b'itorero. Hanyuma 11:30 tuzahurire hano mu cyumba cy'inama dufatanye gusenga. Ubwo nejo ku wa mbere no ku wa kabiri. Ku wa gatatu ni umunsi usanzwe w'amateraniro y'abakristo bose. Ku wa gatatu tuzaterana. Nyaboneka reka mbabwire, Satani yabariganyije bamwe Satani yabariganyije amateraniro meza tugireyo ku wa gatatu. Muje mukareba mwenyine, ntabwo mwakongera kuyaburamo. Abameze nk'aya turangije, mujye mugira inyota, ugire rimwe wavuga ati reka uyu murimo wanjye nanjye manuke nje kureba. Noneho ndabahamagaye muzaze mureba amateraniro yo ku wa gatatu. Dutangira 3:00 tukagera 9:00 mu masengesho hano. Hanyuma iteraniro nk'iri tuvuyemo ritangira 11:30 rikarangira 2:30 za nimugoroba. Muzaze mwirebere namwe, turabararika rwose. Ababyeyi bamwe barambwiye ati biragoye nijoro. Ni ukuri ndabumva pe, namwe mukishoboye mwaragendaga, nta mugayo mufite abatakibasha kugenda nijoro. Ku wa kane wiki cyumweru tuzatangira ejo. Ku wa kane ku wa gatanu ni iminsi y'abadiyakoni gusa. Uzashaka gutera abadiyakoni inkunga arakaza neza, ariko nyine tuzasenga nk'abadiyakoni gusa. Ku wa gatandatu ni gahunda zisanzwe, korali ziba zirimo zirarepeta zitegura icyumweru, nta gahunda y'icyiciro gihari. Hanyuma tugere ku cyumweru ni amateraniro asanzwe. Iteraniro rya mbere aha ni ku bashyitsi ritangira 2:00, irya kabiri rigatangira 5:00. Nta gahunda zidasanzwe zizaba zirimo. Ibindi byiciro tuzayibarangira mu cyumweru gitaha. Gusa urubyiruko nibwo ruzatangira muri kino cyumweru. Urubyiruko n'abagore muri kino cyumweru nibo bazahita bakurikirana. Ubwo rero nimushaka mu bitegure mu buryo bwanyu rw'urubyiruko, mu buryo bwanyu buri special. Tubahaye uburenganzira bwo kubitegura uko mushaka, sibyo? Imana ibahe umugisha. Hanyuma noneho ngiye ku munsi wa nyuma. Iyi minsi niyo gusenga, tuzaba tuyobowe n'intego iboneka muri Matayo 18:19 kugera ku 20. Niyo ntego izatuyobora.
ariko umunsi wa nyuma tariki ya 18 hazaba ari ku cyumweru, niwo munsi w'amashimwe nyirizina. Kizaba ari cyumweru, ntabwo tuzi ko kizaba kimeze natwe, ariko mwuka w'Imana aratubwishurira neza ko kizaba ari cyumweru kiri special, kizaba kidasanzwe. Icyo cyumweru cya 18, niba tuzaririmba gusa, niba tuzaza tukabyina gusa, niba tuziga gusa, ntabwo turabimenya, ariko ni cyumweru amashimwe yose iby'Imana yadukoreye tuzagaragaza kubihuza mu masaha makeya ya kiriya cyumweru cya 18. Rero icyo cyumweru tuzashima Imana, ariko kandi tuzagira gute? Tuzanasangira, tuzasangira. Ntabwo byoroshye wenda kukubwira ngo uzaze uzane iki duhuze, ariko tuzareba icyo duhuza hamwe dusangire. Niturangiza amashimwe tuzahita dusangira rwose pe, tuzasangira. Ubwo n'ubundi ririya funguro wari kudukurira muri go uzari tuzanire mu mafaranga, uwo munsi ufite budget igera kuri 2,250,000. Imana ikubwiye ati nkuriya muntu wa uniforme ati ibyo ntimwirushye, uyu munsi nzabagaburira. Turashima Imana. Abandi turahita tubabwira bazatugaburira undi mwaka, sibyo? Imana ikubwira ati ibi ni byo nshoboye, ibyo ushoboye ari byo uzaduha. Aka gapapuro muragasanga hariya kuri protocol, imiryango yose aho unyura barakaguha, ugasome hanyuma ujya kukandikaho muri ibi byumweru bikeya dusigaje Imana izagushoboza uzagikore. Reka barangira abageni. Nanone turashima Imana, ubukwe bwa Semugeshi Jean Claude n'Umutoni Angelique bwararangiye ejo. Tubarangire Dusabimana Jeanne na Nshimiyimana Jean Claude, bihuse cyane. Jeanne muramuzi, ni umuririmbyi muri korali Abimukira. N'umugabo we wenda niwe mutaramenya cyane, ariko Imana ishimwe ko Jeanne yatuzaniye umugabo. Basanzwe babana, ariko uriya munsi bazasezerana mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Tubashigikire rwose, tubashigikire nk'abana bacu. Ubukwe bwabo buzaba tariki 3 ukwezi kwa 12 isaha ya saa 6. Mpamagare Mani Shimwe Ariete na Nsabimana Daniel. Yego. Ubukwe bwa Ariete na Daniel buri kuri uriya wa gatandatu, ni vuba ahangaha naho, tariki 26 uku kwezi. Ubwo nibo batahiwe ejo bundi isaha ya saa 9. Sanzimana Maurice n'Umwari Chantal. Buriya Ariete na Daniel bo n'ubwa nyuma, ahasigaye muzaze mu bukwe bwabo ejo bundi ku wa gatandatu. Maurice na Chantal nabo bafite ubukwe 27 ku kwezi. Nabo ubu n'ubwa nyuma, ubwo ni ku cyumweru. Ni ku cyumweru nka none, aba ni ku wa gatandatu, bano nabo bakaba ku cyumweru. Ubwo ntituzongera kubaranga nk'abakobwa n'abahungu, ahubwo tuzabaranga nk'abagabo n'abagore. Uwiduhaye Jean Marie Vianney na niyo mugabo Sandrine. Ubukwe bwabo buzaba itariki 3 ukwezi kwa 12. Ubwo ni umunsi umwe na ba Jeanne. Ibo ni saa ya saa 8. Sibomana Jean Bosco n'Ishimwe Christine. Jean Bosco na Christine nabo bafite ubukwe tariki 10
ukwezi kwa 12 ubwo abandi batahiwe nabo tuzatangira kubaranga ku cyumweru gitaha. Ndagira ngo mwongere mushime Imana ku bw'aba bavandimwe, tukomeze tubasengere. Yego, Imana ishimwe. Turakomeza tubifuriza ubukwe bwiza kandi turakomeza tubasengere ko bafite ubukwe muri iki cyumweru. Rwose Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze cyane, murakoze. Reka mbasabe muhaguruke twisabire umugisha w'Imana, dusenge dusabire umugisha w'Imana. Data wera, mu izina rya Yesu wabanye natwe, watugiriye neza, ukomeze kutugirira neza, wabanye natwe muri iteraniro. Ndasabira buri muntu wese wageze hano umugisha wawe, ugendane nawe nyagora ku ngoma, tumusige wenyine aho ajya hose. Buri wese wageze hano agendane nawe, abakristo b'iyi paruwase, abashyitsi twateranye nabo, buri muntu wese abone kugirirwa neza kwawe, abone uburyo umugirira neza. Kandi ndagusabye ngo wuzuze ibyishimo mu mutima we no mu mubiri we. Gira neza imiryango yacu, gira neza itorero ryawe Mwami, komeza ugirire neza iki gihugu cy'u Rwanda, komeza ugirire neza aka karere n'isi yose Mwami. Dukomeje kwishira mu biganza byawe. N'aba bana bacu bafite ubukwe, Mana bashifuza gushyingiranwa kwera, nabo turabasengeye kugira ngo ineza yawe ikomeze kubana nabo, kandi ukomeze kubashigikiza urukundo rwawe. Tuzakomeza twishime tunezerwe. Icubahiro ni cyawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Saba umugisha w'Imana. Uwiteka Imana yacu igira neza, ibane namwe, ibaha amahoro, ibamurikishirize mu maso hayo, ibarinde mwebwe n'abanyu bose uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Tujyane n'amahoro y'Imana.